Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Isiraheli yikundiraga Yosefu kuruta abandi bahungu be bose, agatsinda yari umwana wo mu zabukuru. Yari yaramuboheye ikanzu y'amaboko maremare. Bene se babonye ko amutonesheje baramwanga, ntibongera kumuvugisha neza. Umunsi umwe bene se bari bahuye amatungo ya se kuri Sikemu. Yakobo abwira Yosefu ati, abo muvindimwe ntibaragiye Sikemu, ngwino nkohereze aho bari. Nuko Yosefu agenda akurikiranye bene se, koko abasanga i Dotani, bamubonera kure atarabageraho, batangira kumugambanira ngo bamwice. Baravugana bati, dore wa murosi araje, nimuze tumwice, ubu noneho tumujugunye muri rimwe muri ariya mariba. Tuzavuge ko inyamaswa y'inkazi yamumize, maze tuzareba aho za nzozi ze zizamugeza. Rubeni arabyumva, agerageza kumubakiza. Arababwira ati, twoye kumwica. Rubeni yungamo ati, mwimena amaraso, ahubwo nimumujugunye muri ririya riba riri ku gasi, ariko mwoye kugira ikindi mumutwara. Kwari ukugira ngo amubakize, azamusubize se. Nuko Yosefu akibageraho baramufata, bamwambura ikanzu ye, ya kanzu y'amaboko maremare, bamujugunya mu iriba ryakamye ritakirimo amazi. Baricara bararya. Bagiye kubona babona urushorerane rw'Abayismaheli bari baturutse i Gilihadi, ingamiya zabo zikoreye amakakama yosa, imibavu n'ishangi, bajya kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati, kwica murumuna wacu tugahisha amaraso ye bitumariye iki? Nimuze tumugure na bariya Abayismaheli, tutagira icyo tumutwara kandi tuva inda imwe dusangiye n'amaraso. Iyo nama bene se barayishima. Haza kuza Abamadiyani b'abacuruzi. Yosefu niko kumukura muri rya riba, bamugura n'Abayismaheli, bamugura amasikeli 20 ya feza. Yosefu bamujyana mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nimugarukire uhoraho nyir'ububasha, nimwibutse ibikorwa bye bihebuje, mwebwe nkomoko ya Aburahamu, umugaragu we, bahungu ba Yakobo, abatoni be. Nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nuko uhoraho ateza inzara mu gihugu, ibyo kurya birabura, abanza koherezayo umuntu, Yosefu wari umaze kugurwa bucakara. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Ibirenge bye babibohesha ingoyi, ijosi rye baryambika iminyururu, kugeza ubwo ijambo ry'uhoraho rigaragaje ko ari umwere. Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Umwami ategeka kumubohora, umutegetsi w'amahanga aramufunguza, amugera umugenga w'urugo rwe, umutegetsi w'ibintu bye byose. Nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Uteza amatwi nyagasani, wantumye umwana wawe, wanyereka inzira nziza, ambwira ijambo ringera ku mutima. Uragasingizwa nyagasani, wowe mwami uganje mu ikuzo iteka ryose. Koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agira ubugingo bw'iteka.
Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abatware b'abahereza bitambo n'abafarisayi ati nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe icyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo babagenza batyo. Hanyuma batumaho umwana we yibwira ati umwana wanjye ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we barabwirana bati dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata bamwigiza hirya y'imizabibu baramwica. Aho nyiri imizabibu azahindukirira azagenzereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati abo batindi azabica urw'abagome, maze imizabibu ye ayatira abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Nuko Yesu arababwira ati ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta, iki gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Cyo gituma mbabwira ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Abatware b'abahereza bitambo bumvise imigani ye, bamenya ko ari bavuga. Nuko bashaka kumufata, ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ry'uno munsi twaryumva twifashishije amagambo ari mu Ivanjiri ya Yohani atubwira ngo Yesu yaje mube ariko be banga kumwakira. Abamwakiriye ariko yabahaye kuba abana b'Imana. Yesu Kristo mu kuducungura yarababaye, arapfa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Mu isezerano rya kera hari benshi bagiye bashushanya ubwo babare bwe, harimo Yosefu. Mu isomo rya mbere tumaze gutega amatwi uko Yosefu yagiriwe ishyari n'abavandimwe be, bakamugambanira, cyakoze bakirinda kumena amaraso ye, bakamugurisha akajya mu Misiri. Nubwo yari yasuzuguwe akagurishwa nk'abacakara, ariko ageze mu Misiri yakijije abavandimwe be, kuko igihe bishwe n'inzara baje bamugana, noneho akabatabara, akabagoboka. Kandi icyo gihe yari yarakomeye, noneho ari icyegera cy'umwami. Yagenwaga rero Yesu Kristo waje mube, ariko abe abayahudi mbere na mbere, abayisiraheli, abakuru b'idini bakamugirira ishyari, banga kumwakira, baramugambanira, arababara, arapfa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Niko na Yosefu nawe wari wasuzuguwe, ariko ageze mu Misiri arakomera, kandi nanone akiza abavandimwe be bari bugarijwe n'inzara. Niko na Yesu yatanzwe, abe banga kumwakira, aricwa, ariko amaraso ye yameneye twebwe. Mu ibabara rye hari abavuze, abo bakuru b'idini bavuga bati amaraso ye azaduhame twe n'abavandimwe bacu. Iryo jambo barivugana ubugome, ariko ubundi twavuga ko ryatwuzurijweho amaraso ye
niyo yadukijije. Amaraso ye niyo yadukijije, adukiza icyaha ndetse adukiza n'urupfu. Muri uno mugani rero w'abanyamizabibu batitwaye neza, abanyamizabibu b'abahotozi, uratubwira ubuzima bwacu, tubwira Yesu Kristo. Ingoma y'Imana ishushanywa n'umurima. Abanyamizabibu mbere na mbere ni Abayisiraheli, ariko ubu ngubu ni twebwe. Umuryango w'Imana woherejwe abahanuzi n'abandi batandukanye, ariko benshi ntibakirwa neza, baratotezwa ndetse bamwe baranicwa. Igihe kigeze, Imana Data yohereza umwana wayo, nabwo ntago yakiriwe neza, yarababaye, arasuzugurwa, aricwa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Abanyamizabibu harimo abanyamizabibu batitwaye neza. Mu Evanjiri Yesu akatubwira ngo ingoma y'Imana izamburwa abo ngabo yari igenewe, ihabwe abandi, bazayihabwe irindi hanga rizayibyaza imbuto. Ibyo bigenura abanyamahanga bakiriye inkuru nziza. Iyo ngoma y'Imana ni twebwe, iri muri twe abakiriye Yesu Kristo. Ni twebwe muzabibu tugomba kwera imbuto. Kugira ngo twere imbuto tugomba kuba amashami meza yo ku muzabibu. Umuzabibu ni Yesu Kristo ubwe. Yesu Kristo rero araduhamagarira kumwakira, azadusanga kugira ngo adukize, kugira ngo aduhe umukiro. Twese rero icyo dusabwa ni ukuba ayo mashami meza, ni ukwera imbuto. Iyo ngoma y'Imana ni twebwe iragijwe, icyo dusabwa ni ukuyakira. Yesu Kristo rero tumuyoboke, niwe mucunguzi wacu. Dusabire n'abo ngabo bose bagishidikanya, bagitegereje umukiza, kugira ngo bakire urumuri rwe, bakire Roho Mutagatifu bamurikire. Twese tunezezwe no gukorera ingoma y'Imana no kwamaza ingoma y'Imana, maze tuzagororerwe ubugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe.